ukora ibiri ku murongo, ni uvuga ibyo azasohoza. He's serious, I got it serious. Nitwa Muteteri Butera Deborah. Nkunda gukurikirana ikiganiro mu gihe cyacu Ibaruwa na Sana Radio hamwe na Jado. Ni jua tokea mbali. Bwana Yesu asiwe. Naitwa Angela Gideon, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Napenda kusikiliza kipindi hiki ni wakati wetu. Ibaruwa na Sana Radio pamoja na Jado office. Barikiweni sana. My name is Jafet Pro. Nkaba ndi umunyeshuri muri IPRC Kigali muri Digital Media Production. Nkaba nkunda kumva ikiganiro mu gihe cyacu Ibaruwa na Sana Radio hamwe na Jado office. Nakomeje kureba anzengurutse uko abantu babaho mu by'ubuzima bwo mu isi, bamwe Hanyuma rero ushobora kwibaza uti ibaruwa y'uyu munsi iteye gute cyangwa se imeze gute? Ufite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyangwa inyunganizi kuri iyi baruwa, ariko noneho ukabikora wumvishe umwanditsi w'ibaruwa icyo yashatse kukwandikira cyangwa se kukubwira. Hanyuma nimba ushaka kugira igitekerezo utanga cyangwa se inyunganizi n'ubujyanama, uraduhamagara kuri 0784491811 umaze kumva ibaruwa yateguwe uyu munsi cyangwa se umwanditsi watwandikiye ibaruwa na Sana Radio y'uyu munsi. Uyeragira ati mwiriweho neza. Ati ndi umusore ukwije imyaka cyangwa se ujuje imyaka 28 y'amavuko. Iwacu ni mu cyaro cyangwa se mu ntara. Mu gihe nuzuzaga imyaka 20 y'amavuko nari ndi mu rugo, ariko nkajya numva abandi basore ngo baje mu mujyi wa Kigali ngo bararyoshya bameze neza. Hanyuma nanjye nta kintu na kimwe sinanywaga amatabi cyangwa se amayoga n'ibindi byose bisindisha, ntabwo byari bigeze bigera mu kanwa kanjye. Nari umuririmbyi muri korali. Nakomeje kureba, ariko icyo gihe ngewe nta mafaranga nagiraga, nta nayo nari mfite. Nigira inama yo kugira gutya naka umugabane iwacu, mbabwira yuko ngiye kubaka kugira ngo nanjye mbone ubuzima bw'ahazaza, ariko si cyo nari ngamije. Nari mfite inyana 2. Mugabane bakimara kuma mu gihe kingana n'amezi 3 nahise mpagurisha inyana, nazo ndazigurisha. Amatungo yose nari mfite n'umutungo wose navuga ngo wari uwanjye narawugurishije. Nyuma noneho nerekeza i Kigali. Ngeze mu mujyi wa Kigali, ya mafaranga yose narayariye, mu yandi magambo yose ndayamara, nyashyira ku bintu bidafatika. Nyuma yo kuyamara rero, hanyuma nza gutekereza yuko nasubira iwacu, ariko numva mfite ibimwaro. Umwaka ubaye uwa mbere, umwaka ubaye uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, umwaka wa 7 uragera, ubu ni imyaka 8 naheruka imuhira. Icyakora cyo barampamagara bakambaza ngo umeze uti, nkavuga ngo ubuzima bumeze neza.
nyamara nyine ndasaragoringa amanywa nijoro akora ibishoboka kugira ngo mbe nabona yuko nabaho. Siniba ariko nanone iwacu ndamutse tubiho byaba bimeze neza, cyane yuko bambona muri uyu mujyi wa Kigali batekereza byinshi cyangwa se bakavuga byinshi bakanabibwira iwacu. Mba numva mfite ibimwaro byo kuzasubira iwacu nari umuririmbyi muri korari naridirije, bakongera kumbona naradutsweho n'ibisindisha nkanywa, mba mfite amahanga uva n'ibindi, kandi nkaba numva kubireka bitanshobokera, kandi iwacu ni mu bakristo. Mwami inama y'icyo nakora, ese nigumire muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa nzisubirire mu rugo? Cyane yuko nyine mu rugo bamfashe nk'umwana w'ikirumbo cyangwa se inzererezi. nakomeje kureba anzengurutse uko abantu babaho mu by'ubuzima bwo mu isi, bamwe batakukeneye ngo gabarembeje, kandi abakire ntibanyurwa n'ibyo bafite bararira. Ni kuki turira kandi uwaturemye atitwitayeho? Witegereze inyoni ntizibiba ntizigira n'ibigega, kuki se yareka umuntu Hanyuma rero tukaba tugiye kwakira abantu ku murongo wa telefone, nawe ugire icyo umubwira. Ese uyu mutipe yigirire gutya yigumire mu murwa yo kongera no gutekereza imuhira, cyangwa agire gutya yerekeze imuhira nubwo biba bitoroshye? Ubwo rero nawe uraba wamubwira. nakomeje kureba anzengurutse uko abantu babaho mu by'ubuzima bwo mu isi, bamwe batakukeneye ngo gabarembeje, kandi abakire Sanadi, halo. Halo. Halo Sanadi. ndi gukumva. Yego rinduherereye. Nagira kibazo Hanyuma wabwira iki wowe uyu muntu media, uyu musore wamubwira iki w'imyaka 28 yigumire mu murwa cyangwa asubire ku ifuko? na subiri wabo. Ababwire ngo ki? Ababwira ati nyine agenda asaba imbabazi, avuga ati ndabizi narabakosheje ariko ni mu mbabarire ntago bizongera. Ntago bizongera ubuzima bwe nyine bwose abayemo bire mu rugo. Urumva se bizamworohera? Bazamubabarira. Bazamubabarira? Yego. Urumva ibintu byose yagize gutya nta kintu na kimwe yasize, urumva bazamubabarira? Wazagenda yicishije bugufi, ababwira ati babyeyi narakosheje, mugabane mwamaye nyine narawugurishije, rwose ni mu mbabarire ntabwo bizongera. N'ababyeyi bazamubabarira. N'ababyeyi bazamubabarira? Sawa, urakoze cyane. Sawa. Satana aradufata
Halo Sanadio. Napa. Napa iwawe. Ninde? Natahi wawe? Rubirwamagana. Ubwo se atavuga ngo iki koko? Yatiri yitayiri wawe. Halo. Jado meze neza kabisa. Icyuzo irukoma. Yego cyuzo. Je naba namuzira. Natahe asaba imbabazi ase bugufi. Ibyo ari kuvuga ngo byamunaniye kureka by'inzoga. Azabona ko ari ngombwa amaze bireke. Abyihorere. Ako nyine nasubire mu rugo. Nasubire muhira. Ake bugufi nyine asaba imbabazi. Nawe nyine n'umwana w'icyo bamubabariye. Hanyuma se ko wumva yakomoye. Wenda mu myaka 8 azasanga nyine abantu barateye imbere, abahinze barejeje, amatungo nyine yarabaye yarororotse. Nyine we agende ubishije wenda sinzi urabona ko hamwe namwe insengero nyine zakinguye nk'umuntu wari dirija ariko uramuzi wowe. Dirija bari umuntu ukaze uri kumva. Asubira ati rero ngo asaba imbabazi. Gaje n'umwana w'icyo baramubabariye. Wasanga babona bari ku masengesho bavuga ati Imana izadufasha agaruke basi. Agaruke muhira se? Izafasha agaruke muhira? Nasubire muhira. Sawa. Sawa byiza. Halo Sanadio. Halo. Yego. Nagira uwo musore rero. Nuko yataye wabo. Akagenda akicara nyine akabaganiriza. Ababyeyi nyine baracyamufitiye imbabazi. Cyamufitiye imbabazi imyaka 8 yose ukayipfusha ubusa. Imyaka 8 yose umuntu akifata akayipfusha ubusa. Rwose agenda abatari imbabazi niyo nama namugira. Ngo urumva ari wamugira. Niyo namugira kuko nyine azagumaho ngaho nanone ntacyo azageraho atataye. Sawa urakoze cyane. Ikindi gihe bashigiye mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera igeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi isigaranye mana uzandemere isha mu mababa nami
Halo Sanadio. Halo. Oui. Inama nagira uwo musore. Urinde uhererehe? Nitoje ni mu karere ka Kamonyi. Yego Theo. Nugusubira iwabo akasaba imbabazi rwose. None se ubwo ngubwo urumva bizagenda bite umugabane yarawuriye? N'inyana zose nyine akazahura ku isoko. Niko yakubwiye umubyeyi azabyirengagiza amubabarire. Azagenda avuga ngo iki se ubundi? Azagenda nyine yicishije bugufi. None se byibura azagenda avuga ati ngewe ndacyari dirija. Azagenda avuga ati ibyo bya dirija wenda tubyihorere, ariko azagenda rwose yicishije bugufi ababwire ko ibyo yakoze atari byo, abasaba imbabazi bazamubabarira. Yayamanitse avuga ati rwose ati ubu ngubu ndabyemeye. Abasore umva imyaka 8 atari imfabusa. Imyaka yabaye imfabusa, ariko nyine nta kundi byagenda, ntabwo agomba kuguma muri Kigali nta kintu ari gukora. Sawa urakoze. Urakoze cyane. Ikindi gihinduka iminsi isigaranye mana uzandengere. Bisha mu mababa namita kana tameka, nica mu muriro wangiye kona tata, nica mu mazi wangiye kwa tata ndemena. Halo Sanadio. Uraho neza Jado. Uraho neza. Amakuru yanyura. Amakuru ni meza. Nzayisenga mu karere ka Ngoma. Yego nzayise. Inama nagira umusore rero. Kana kosa ritababarirwa. Ashatse agenda agasaba imbabazi. Ababyeyi n'ababyeyi. Avuga ngo iki se nyine? Azagenda yicishije bugufi. Umugabane barawumuhaye. Inyana zari zihari. Sibyo? Azahura ku isoko kumva. Hanyuma isamba rariye. Ibintu byose rwose koko ageze mu murwa kwaya urabizi? No gupfusha ubusa nyine. Ariko Jado. Uziko nta cyaha kitababarirwa. Yewe ngo icyaha kitababarirwa. Kuko buriya yagiye yicisha bugufi yigize umwana mwiza atigize umuntu mukuru. Ababyeyi bamubabarira agasura mu buzima busanzwe. Sawa urakoze cyane. Jado turabakunda. Natwe turabakunda cyane. Halo Sanadio. Nifashimwe Jado. Yesu ahimbazwe. Nikanyarusyo umva uyu musho nije nawe. Yego manwe. Noneho. Nubwo ibintu yabimaze ntabwo ari byarabayeho wenyine. Nawe byakubayeho se? Umva nanjye rwose ubu umva yego sinkenye cyane. Ariko ubu nyine nanjye mfite utuntu ducya kandi Imana izafasha ngene mbona utundi. Ariko wari warabiriye nawe bagwaye umugabane urawurya se? None se nari kuwureka nyine. Hanyuma yisubirire nyumba nisi cyangwa yigumire mu murwa? Naza farombi babaza manika amaboko we. Ayamanike rwose mba arega muri ibintu byembona nta kintu bipfana n'abantu nuko ibintu tubyiruka ariko ntacyo bimaze. Ndakubwiza ukuri. Icya mbere ni ubuzima. Ibindi byose Imana irabitwongerera. Ariko nyine iby'isi nyine nubwo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite azagwa bidafite azakwa n'utu yari afite. Ni ukuri nta kibazo rwose ntazasaba imbabazi kandi ni ukuri umva azagaruka atubwira nawe muri mwiza ukuri yuko rwose aduhuhamye. Byageze neza babaze ipfizi yampaye. Sawa urakoze cyane. Sawa Imana igize umugisha cyane.
Allo. Allo. Oui. None uwo musore bose nataha agende abwira ababyeyi ibyamubayeho. Erega ubuzima hano hanze burahinduka. Bose agenda basaba imbabazi ababwire ubuzima yaciyemo. Baramwakira nk'ababyeyi. Ubwo se baramutse babyanze? Oya ntabwo babyanga buriya ababyeyi n'abana beza. Bagira umutima mwiza wa kibyeyi baramwakira bamubabarira. Aha, we nawe nicyo wemeje. Hanyuma ibintu by'ubudirija byihorere ibintu by'iki byose ariko kuki nawe uri kumubwira ngo niyigumire mu murwa? None se mu murwa kuhaguma ntacyo ari gukora none. Ariko umurwa ni mwiza. Ni mwiza. None se kuba mwiza nta kintu ari kuwukoramo. Nabyo nta kigenda. Ntacyo bimaze nagenda asaba imbabazi ababyeyi akomeze ubuzima kandi uzi yuko ashobora kuzagira ubuzima bwiza. Sawa urakoze cyane. Sawa. Turakira rero telefone nk'eshatu zonyine gusa nyuma twite tugira gutya twite twerekeza muri mbwiza ukuri mpitanza mbabwira ni bye bye. Allo. Umeze Jado? Meze neza. N'abayisenga Faibi. Abayisenga agana he? Mu karere ka Ngoma. Yego abayisenga we wabwira iki uyu musore w'imyaka 28? Nta mubyeyi utabasha kubarira umwana we. Yose namugira inama y'uko yataha. Akajya mu rugo agaca bugufi agasaba imbabazi ababyeyi bamubabarira. Wowe ni kubyumva? Njye rwose niko mbyumva yagenda agasaba imbabazi ababyeyi. Hanyuma iyi myaka yatakaje yahita imyaka y'iki? Buriya rero ababyeyi nabo babasha kubyangana yatangira ubuzima bundi bushya. Sawa urakoze cyane. Ego nawe urakoze Jado. Musore w'imyaka wayitsikira. Hanyuma rero Ibaruwa twaba tuyisoreje ahangaha ndabona abantu bagihamagara ari benshi hanyuma tugiye kuza muri mbwiza ukuri mu kanya gato nyine ndabambabwira ni bye bye. Ni ukora ibiri ku murongo ni uvuga ibyo zasohoza. If serious, I got it serious. Nitwa Muteteri Butera Deborah. Nkunda gukurikirana ikiganiro mu gihe cyacu Ibaruwa na Sana Radio hamwe na Jado Office. 24 hours from Monday to Sunday. Ubane urushinge rwawe. Komeza ukurikire 98.0 FM. Uko buteye kumva byaba muko nuko ari itegurimo muko nanjye hari byinimo bigatuma dushakisha abaje nabo mwizima kuko hari icyizere cy'ukuzabona umucyo tukaryoheranwa n'ibihe ahubwo ibi uburyo bihorana dukoresha imbaraga za uyu munsi ejo hasisobanura. Hanyuma rero nawe urambwiza ukuri muri mbwiza ukuri rero uyu munsi ushobora kwibaza uti turaba tuvuga kuki. Mbwiza ukuri rero uyu munsi nta yindi urabumbwira uti ubaye ufitanye urukundo rukomeye cyane n'uwo muzashyingiranwa yaba umukobwa cyangwa se yaba umuhungu akakubwira ati njyewe urashyiraho ikiguzi cyangwa se amafaranga kugira ngo tubane dukomezanye gahunda akagusaba ku mafaranga runaka byaba 500,000 yaba 2,000,000 yaba 3 mbese ayo mafaranga wakemera ukayamuha kubw'urukundo cyangwa wahita urwikuramo. Urambwiza ukuri umbwiza ukuri kabisa mbwiza ukuri
ni 0788 wayamuha Halo Sanadio. Oui. Nge nayo namuha rwose. Kube oya umona gize. None se umukunda? Agashyiraho igiciro nyine. Ukunda nk'umuntu w'umuti. N'ubwo rukundo rwa rugiye kubate ku mafaranga. Bara amafaranga ariko akavuga turankunda cyane ubu ngubu igiciro cyanjye. Sibyo? Kizeho miliyoni ku muntu ufite gahunda. Namuzane nayo mfite genda ushaka undi uyafite. Ntago wakishyura? No, kuri nayo namo. Sawa urakoze cyane. Sawa. Gindoto uko buteye kumva byaba muko nuko ari itegurimo muko nanjye hari byinimo bigatuma dushakisha abaje nabo mwizima uko hari kizere tukuzabona umutu ukajuheranwa n'ibihe ahubwo ibiburyo bigorana dukoresha imbaraga zawe. Halo Sanadio. Yego Jado. Yego twageze muri mbwiza ukuri. Atumva cyane ni Alex. Yego Alex umukobwa aramutse akubwiye ati nge Alex nimba nkunda kizeho igiciro. Ibyo wowe ishyura dukomezanye gahunda nimba utishyuye tubireke. Ntabwo wakishyura. Umukunda kandi byatari. Umukunda. Umukunda nyine none se siko navuze ntabwo waba umwanga. Terekaho wihuta cyane. Oya turavuga mu ruhande rwawe tubwiza ukuri. Umukunda ye nazimuha none se ko naho ukunda kandi nta wundi nteze tuzakunda nakwemera nkayamu. Yashyizeho igiciro. Ubwo je nambibona ko ari mu buryo bwo kunaniza ariko kubera je naho mukunda nayamuha rwose. Wayamuhereza? Aramuhereza da. Sawa urakoze cyane Alex we nkunda kumbwiza ukuri. Oya je bamwe umuntu w'umusaza cyane. Uri umusaza. Nanjye mbajije hari igihe nahita nkubwira ni nayashyiraho cyangwa se nayashyiraho. Erega buriya buriya iyo ukunze umuntu uba ukunze nyine kandi ntabwo uba uzongera gukunda. Iyo ufite na gahunda yo kutajarajara mu rukundo amafaranga rwose ntacyakubuzamo kwiyubakira urugo mu mahoro. Sawa urakoze cyane. Sawa. We wahita uyashyiraho nta bintu byinshi. Reka namwishyura da. Kuko ushobora kwanga kuyamuha ugavuga ngo uzakunda undi ugasanga zigukojejemo. Sawa urakoze cyane. Sawa. Tuba ubuzima bw'indoto uko buteye kumva byaba muko nuko ari itegurimo muko nanjye hari byinimo bigatuma dushakisha abaje nabo mwizima uko hari kizere tukuzabona umutu ukajuheranwa n'ibihe ahubwo ibiburyo bigorana dukoresha imbaraga zawe uyu munsi ejo hasisobanura. Halo Sanadio. Alo Sandrine. Yego Sandrine uherereye? Nyende Rwamagana. Uri Rwamagana Sandrine umbwiza ukuri. Ngiye ntabwo nayamuha kuko nyine urukundo ntabwo rwamusanga. Oya Sandrine reka tuvugishe ukuri sibyo? Tubigenze gahoro. Wenda umuhungu uramukunda pe. Bimwe byadanja pana byandi byo kuvuga ngo ye ariko nawe ukabona nta samara nagira gute ariko akavuga ati ngewe niyaye gahunda yo gushyiraho igiciro. Urayasheta urayafite uyishyure kandi ukabona ko uyafite kandi uwo muhungu mukunda cyane ntago washyiraho amafaranga. Ngongereje nje nabazina tugakora ukwe kwamara gukora ukwe nazabona kuba nashyira mu rugo. Oya ibyo mu rugo ntabwo ari uko bimeze yashyizeho igiciro before mbere. Uvuga uti ndashoye nk'uko umuntu agira guriye karangura imari yakunguka yahomba igahomba
nawe akavuga ati kizeho igiciro apana bya ndende byo kuvuga ngo turabanza ngo tujye ngo gusezerana ngo mu mategeko ngo tukurikizeho ngo mu rusengero ngo nyuma ngo uzabone kumbwira ngo ifaranga rize wagashyiraho mbere kugira ngo arebe. Oya Jado, ibyo ni nyine bari uburyarya. Akenshi babikora barahomba kandi nyine barahubuka pe. Barahomba? Barahomba. Niyo waba umukunda kajana nayo washyiraho. Ndika ntabwo nayo hagomba kuba umuntu uko ndi nkazayatuma twarasezeranye. Ya data we wajya yashyizeho igiciro kabisa ubwo wavuga uti wewe wahita ubivamo. Ubwo birumvikana ko ukunda agafaranga kurusha umukunzi. Sawa urakoze cyane. Hari abantu bariryama umukunzi bakamwiyorera. Indoto uko buteye kumva byaba nuko ari itegurimo nuko nanjye. Hello Sanadio. Ado. Yes. Wamwumvisha umukobwa ati faranga njye narigumaho umukunzi akigendera. Neza cyane rwose. Uri nduherereye? Vestina. Yego Vesti, hanyuma wowe ifaranga nayo wariryamaho cyangwa wari yashyizeho igiciro wamugura? Ntabwo namugura Jado, namureka akagenda. Wamureka akagenda? Namureka akagenda rwose. Umukunda cyane? Ntabwo zaba n'urukundo y'abafite amafaranga. Hojya nyine uramukunda cyane wowe? Ariko agiye gutya aravuze ati ubwo unkunda cyane shyizeho igiciro noneho cyo gukomezanya nawe. Wayishyura? Ntabwo nayishyura. Ntabwo wayishyura? Ntabwo nayishyura rwose. Ve wayishyura wowe. Turi muri mbwiza ukuri ariko hari abantu bari kumbeshya. Sawa. Sawa. Tubuzima y'indoto uko buteye kumva byaba nuko ari itegurimo nuko nanjye hari byinimo bigatuma dushakisha ntabajana mu mwijima kuko hari icyizere cy'ukuza mu n'umucyo tukaryoheranwa n'ibihe ahubwo ibiburyo bigorana. Halo. Uyu ntago ari ku Halo. Yego. Yego hanyuma ngaho mbwiza ukuri wowe amafaranga baramutse bakizeho igiciro wewe uwo mukobwa wa kugira ngo umukomeze gukundana akavuga ati ngiye kugira ngo dukomeze gukundana urama amafaranga angana gutya wayamuha? Ntago wayamuha kubera iki? None byagenda bite se? We nayo wamuha? Sawa urakoze cyane. Tuba ubuzima y'indoto uko buteye kumva byaba Halo. Oui. Jado nanjye ndaje. Uri nduherereye he? Ni icyamamare. Hanyuma rero wowe umutipa agize gutya agahita akubwira ati kizeho igiciro. Subiramo numve. Umutipa agize gutya akakubwira ati urankunda cyane ukaruti cyane rwose ati ubu niyo bankata ukuboko zanayira umujya murayira muri mu rukundo nyine. Wowe wabigenza gute se nawe? Ntabwo agafaranga wakamuha? Jado. Deva ni wamugura. Kubera turi muri mbwiza ukuri. Arimbwenge amafaranga nkumva. Nabanza kumukomeza nyati kumwumva neza.
wakumva ari seriye se nyine yashyizeho igiciro nyine akavuga ati njyewe urabanza kubita inoti. Numvise igiciro ari seriye. Namukubita inote kabisa. Bamukubita inoti. Noneho Jado. Karanga. Wazangira indirimbo ukunda kubirimo. Muri kugira umuntu inama koko kubikunda. CRX dusabe se. Cyane numva gikunze sindayumva yose umunsi wari. Sawa urakoze cyane. Uratuzayumva nta kibazo. Tuba ubuzima bw'indoto uko bukeye kumva byaba nuko ari. Halo. Jado. Meze neza. Uzi. Karanga. Umukobwa atanze amafaranga ntabwo aba ari byiza. Ya wowe vuga ko turi muri mbwiza ukuri sibyo? Uri kumva? Uzi. Uravuga ku ruhande rwawe turi muri mbwiza ukuri ese umuhungu uramutse umukunda cyane ku ruhande rwawe tureke wenda kugikwinjira cyane mu by'umuco niki sibyo? Kuko turabizi yuko hari abantu bashyiraho ibiciro sibyo se? Unavuga ati wado se bajya bandika amabaruwa akavuga ati namukubise inote cyangwa se yarazinsabye. None rero we mbwiza ukuri umuntu aje reka nitangeho urugero nka Jado ukamukunda byataye akakubwira ati ewa ati none turakundana naye ndagukunda ariko nkabona urankunda cyane bikaze nkahita kiraho igiciro cyangwa ngiye ukahita ukiriraho igiciro ari wowe uzi ari wowe ari wowe ntayatanga ngiye wayatanga ariko kubera byonyine nkukunda cyane nayatanga ukuri cyane si ukubeshya. Ngoki? Si ukubeshya nayatanga. Wayatanga? Cyane. Ngoye hari undi nyine ushobora gukunda wenda ngiye simbizi uri kumva ni urugero nari nguhaye nyine nyine muri rusange ukunda cyane nyafite ntabwo ufite amafaranga wayamuyereza ntiwumva se mbwiza ukuri nyine yashyizeho igiciro uyafite wahita uvuga uti aha ako kanya atashyira nta no kuzuyaza sawa urinde uherereye Cyuzuzo sawa urakoze cyane Cyuzuzo ko hari icyizere cyo kuzabona umuco ntukajya uheranwa n'ibihe ahubwo ibi ujye bikorana koresha imbaraga zawe uyu munsi ejo hazisobanura ubuzima nibure. Hanyuma rero turakira uyu muntu umwe gusa hanyuma tuhite tuva muri mbwiza ukuri mpita mbabwira ni bye bye mbahereza indirimbo zidusezerera. Sanadi alo? Yego urinde uherereye? Letitia. Yego Letitia nawe mbwiza ukuri ntumbeshye. Ngaho mbwira wabigenza uteho uyu mutipe se wagira uti ndamukunda cyane ndayatanze cyangwa nawe wakifata ukemera umutima nubwo wakiga kubaho utamufite. Nayo nama ubwo se yabakunda cyangwa yakunda amafaranga. None wese kubera icyo ushobora umuntu ashobora kuwukunda we niwashyiraho igiciro. Ntabwo ndi kumva. Wowe ntabwo washyiraho igiciro nk'ubu ukabwira Jado uti ewana Jado kugira ngo njyewe dukundane sibyo dukomezanye tuzashinga urugo urahita umwita nk'eshatu wenda zihuse nka miliyoni 3 zihuse rwose nta mafaranga namuha ubwo nyine nkunda nyine yabwambye ngo ni amafaranga abikubwiye ati njyewe urankunda cyane zana ku mafaranga ubundi gahunda ikomeze nimba nayo ufite nimba nyine utayamaye azi ko yafite nimba utayamaye birarangiye none tubuzi ko nyine namukunda atuye nyine ko mutwara tuzabana nka akaba tukagira umutungo umwe ubundi ngo ntabwo yankunda n'ubundi namwivura nta n'igipesi namuha we nta n'igipesi wamuha ntacyo namuha rwose sawa urakoze cyane hanyuma rero mbwiza ukuri tukaba tuyisubikiye ahangaha ngiye kuza rero mbashyiraho indirimbo ku rutonde mumbwira ngo bye bye nk'uko nanjye hari ibyinimo bigatuma dushakisha ntawe njye nabo mwizina
ko hari icyizere cy'uko uzabona umucyo ukajya uheranwa n'ibihe ahubwo ibihe ujya bigorana koresha imbaraga zawe uyu munsi ejo hazisobanura